ntiwifuje ibitambo cyangwa ahubwo nzibuye amatwi ngo numve. Niyo mpamvu babyeyi, inshuti, bavandimwe duteraniye muri iyi ngoro ya Nyagasani Kristu Yezu akuzwe. Ntangije ayo magambo meza ari muri iyo ndirimbo iryoheye amatwi ivuga ngo ntiwifuje ibitambo cyangwa amaturo. Ayo ni amagambo ya Zaburi ya 40 cyangwa se 39 mu dukubo abakoresha Bibiliya ntagatifu, akaba n'amagambo twumvise muri Zaburi y'umunsi kuri iki cyumweru hagati y'isomo rya mbere n'irya kabiri. Iyo Zaburi rero itwibutsa ko Imana yacu itifuza ibitambo n'amaturo, ahubwo yifuza imitima yacu ivuga ngo ndaje mbu wawe Nyagasani. Iyo niyo nteruro nahisemo kuyobora inyigisho yacu y'uyu munsi. Ariko kandi nanone inyigisho yanzamuwemo na rimwe mu ijambo nakunze cyane umwe mu bigisha b'ijambo ry'Imana nawe yajyaga avuga ijambo ryiza cyane ndetse nazanye nk'interuro y'inyigisho. Iryo jambo rivuga ngo iyo mbonye ibitambo utanga mpita menya Imana usenga. Iyo mbonye ibitambo utanga mpita menya Imana usenga. Kuko hari abatanga ibitambo Imana itakifuza. Ibi ngibi nyine Zaburi tubwira n'abahanuzi bakatubwira, bivuga ko akenshi baba barasigaye inyuma mu buzima bwo gusenga. Nibyo kandi nabihamya, kuko iyo mbonye ibitambo utanga cyangwa se abantu batanga utamenya Imana basenga. Ibyo rero nabikomoje kuki? Nuko no kuri uyu munsi abantu dusengera mu nsengero nziza, tukambara imyambaro myiza, tukabarizwa mu madini asobanutse ndetse ubona ko rwose afite n'agaciro mu mateka ya muntu. Ariko kandi wakwitegereza ibikorerwa rimwe na rimwe aho hantu ukavuga ngo iyi Mana dusenga ubanza harimo abayibeshyeho. Reka ntangire mbasobanurira. Ibitambo mu by'ukuri byagize uburyo abantu bakoresha basenga, ndetse mu bihe bya kera abatari bakamenya Imana dusenga, abatari bakamenya Imana rurema, baturaga ibitambo biteye ubwoba, ku buryo baturaga n'ibitambo by'abantu. Buriya n'aba Bayisiraheli twigiyeho gusenga, buriya gutura ibitambo nabo babyigiye mu mpugu bari baturanye,
kandi izo mpugu zaturaga rimwe na rimwe ibitambo bibi cyane, ibitambo by'abantu, les sacrifices humains. Mu Bagereki barabikoraga n'izindi mpugu baturanye, ariko nimwumve ko batabituraga Imana iyi ngiyi dusenga, babituraga ibigirwamana. Nimwumva rero Imana yacu ivuga ngo sinifuza ibitambo, mujye mwumva aho biba byahereye. Ibyo bitambo baturaga rero ni ukuvuga ngo bibwiraga yuko gutura igitambo, kumena amaraso ya muntu, ay'umwana, ay'umugore cyangwa se umuntu mukuru, ngo byatumaga imana zabo zicisha makeya, ngo zikabagendera buhoro, ntizibagirire umujinya, ntizibarakarire, cyangwa se ngo zikabaha ibyo basabye. Murumva ubwo bwari uburyo bwa kera kandi buciriritse cyane bwo gutura ibitambo. Mu mpugu rero zari zituranye n'Abayisiraheli barabikoraga, ariko nabyita ko yari intambwe ntoya cyane, imyumvire iciriritse cyane y'iyobokamana, ku buryo navuga ko mu by'ukuri ntabwo basengaga Imana iyi ngiyi twita Imana rugira rurema, ahubwo basengaga utumana turimo n'izuba, turimo n'ibiremwa, turimo n'inka, turimo n'iki. Mbese ngurwo urwego bari bagezeho rw'iyobokamana. Impamvu mbikomozaho cyane nuko no muri ibi bihe byacu hari igihe usanga abantu batarateye imbere cyane mu buryo bwo gutura ibitambo, ku buryo usanga hari abakiri kuri urwo rwego rwo gutura ibitambo by'abantu, les sacrifices humains. Ndavuga ngo iki? Nk'uko abo bantu bo muri izo mpugu bakekaga ko gutura igitambo cy'umuntu bituma utumana twabo dutuza, utumana twabo tugira ibyo twabamarira. N'ubu hari abantu bagwingiye cyane mu iyobokamana ku buryo baba bakiri kuri urwo rwego. Wenda ntibafata abantu ngo babatwike, wenda ntibafata abantu ngo bagire gute, ariko biroroshye cyane. None se iyo ufashe mugenzi wawe ibyakamutunze ukabyitiza, ibyakamutunze ukabigira ibyawe kugira ngo ubeho neza, wakabaho nabi, burya bugira ngo ntubumutanzeho igitambo. Umutanzeho igitambo kuko ako kamana kawe umutanzeho igitambo, urakeka ko kari bukugirire neza. Hari imana nyinshi, hari abagize inda zabo imana zabo, hari abagize irari ryabo imana zabo. Iyo ufashe rero mwene muntu ukamushyira imbere ngo amererwe nabi kugira ngo umererwe neza, burya umutanzeho igitambo. Iyo umwimye cyangwa ukamubuza ibyo yari akeneye kugira ngo abeho, ukabyikubira rimwe na rimwe, ukabikubira mu gifu cyawe, burya umutanzeho igitambo. Ikimbabaza cyane rero nuko ibyo bikorwa natwe tukijya mu nsengero twambaye amakoti n'imyambaro myiza, tuvuga amasengesho menshi cyangwa y'ibihe birebire, ariko tukiri ku rwego ruto cyane rw'iyobokamana. Mu iyobokamana ryateye imbere ntawe uturaho undi igitambo, ahubwo aramwitangira. Aho niho tuza kugera, nituza kugera kuri ntama w'Imana. Abayisiraheli rero nabo bagize gutya, batera imbere, barevuriwa cyangwa se batera intambwe, bava kuri ibyo byo gutura abantu b'ibitambo ngo bashimishe imana zabo, ahubwo batangira noneho gutura inyamaswa. Nimusoma Bibiliya cyane muzasanga
ibyanditswe bitagatifu bitemeranya n'abatura abantu b'ibitambo. Oya, ahubwo muzasanga ibyanditswe bitagatifu uhereye kuri Aburahamu. Reka duhe ibitambo by'abantu. Imana ntishaka ngo tugire bagenzi bacu ibitambo ngo dukunde tubeho neza. Imana ntishaka ngo tugire imiryango yacu ibitambo ngo dukunde twumve tunezerewe. Oya, Abayisiraheli bo bari batangiye kuva muri ibyo, bumva ko noneho bashobora ahubwo kugira inyamaswa ibitambo, maze intama zirakabona, za ruhaya barazibaga, za rugeyo barazisatura, maze batanga ibitambo kugira ngo ibyaha byabo Imana ikunda ibibabarire. Navuga ko urwo narwo rwari urwego ruciriritse rw'ibitambo byo guhongerera ibyaha. Muzi ukuntu bibwiriraga se? Baribwiraga ngo twebwe tuzacumura, ariko igihe cyo kujya mu ngoro nikigera tuzajyanayo ruhaya, tujyaneyo rugeyo, tuyitwike, maze ibinure n'amaraso byabyo bisimbure ibyaha byacu. Iyo myumvire murumva yari ikiri hasi cyane. N'ubu kandi sinabura kuvuga yuko nubwo tuba mu nsengero zikomeye, nubwo wenda turi abantu tuvuga ko twamenye Imana ku rwego rwisumbuyeho, hari abagikeka ko za ruhaya na za rugeyo zishobora kudukiza ibyaha byacu. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko hari abashobora gukora ibyaha bakibwira ko abandi bazabihongerera. Hari abashobora kwibera mu byaha bavuga ngo reka mbikore jyewe sinzamenyekana, reka mbikore jyewe ntawe uzamenya. Ndavuga bya byaha bihishe na bya bindi dusigiriza, maze hari abato kuri jyewe bazabibazwa. Ni kwa kundi tuvuga mu Kinyarwanda ngo abagabo bararya, za zindi ntabwo nazivugira aha ndabarahiye, ngo abagabo bararya zo zikagira gute? Zikishyura. Hari abantu rwose babaho mu iyobokamana bibwira ko burya hari ikintu twita hidden sin, icyaha gihishe. Bashobora kwibera mu byaha byabo bitazwi, bashobora kwibera mu byaha byabo bitamenyekana, bashobora gukora ikibi babizi kandi babishaka, ariko abatoya batazi nuko byagenze bakaba ari byo babyishyura. Bakaba ari nkabo baba nka za ruhaya zibazwe, maze kugira ngo ibyaha by'abandi bibashe bikire. Iyo ni imyumvire mike cyane. Iyo ni imyumvire iri hasi cyane y'iyobokamana, kuko uwayobotse Imana nyakuri atinya Imana, agatinya icyaha, cyaba kigaragara cyangwa kitagaragara. Kandi iyo yagikoze aracyemera akacyicuza imbere y'Imana, kabone nubwo abantu baba batabizi, imbere y'Imana uracyicuza. Ngiyi myumvire, ngiki gitambo kinyura Imana kurusha kubaga za ruhaya cyangwa se gutwerera ibyaha byacu abandi bakabigwamo kandi nta ruhare babifitemo. Byibuze iyo myumvire yaba yigiye hejuru ho gatoya, kuko byibuze twaba tuzi kwicuza, twaba tuzi kwihana, nta nubwo twajya dutwerera ibyaha byacu abandi ngo babigwemo kandi batazi ibyo ari byo. Ubu muzi muri iyi si abantu barengana bazira ibyaha batigeze bakora. Muzi muri iyi si abana bagenda n'ipfunwe n'icyasha kubera ibyaha ababyeyi babo bakoze. Muzi muri iyi si ababyeyi bagenda n'isoni, bakagenda n'ipfunwe mu nzira kubera ibyaha n'imyifatire mibi abana babo babarizwamo. Erega burya uba wabaye igitambo, uba wabaye intama, uba wabaye rugeyo, kuko urazira ibyaha. Nk'uko Abayisiraheli babagaga intama bakayituraho igitambo, iyo ntama itazi n'ikizira. Ubu niko benshi
baturwaho ibitambo, bakamera nka za ntama kandi batazi icyo bazira na gitoya. Hari benshi, hari ababyeyi babarira mu ngo zabo bakarira n'amarira akagera bagashira mu gihanga batazi icyo bazira. Ndakurahiye, baba bazira iki se? Baba babaye nka rya tungo rimwe riturwaho igitambo rigatwikwa ritazi icyo rizira. Muri iyobokamana rero ry'ubu ngubu n'ubuswa cyane, n'imyumvire mike cyane, kugira ngo ube mu iyobokamana uvuga ngo nayobotse Imana rurema, kandi urya abandi bakagira gute? Bakishyura. Kandi ukora ibyaha abandi bakabibazwa cyangwa se ukabibatwerera. Urundi rugero rwa gatatu rw'imyumvire uko yagiye izamuka, noneho Abayisiraheli rero baje kumenya ko n'ibyo bitambo ntacyo bimaze. Maze tugeze mu isezerano rishya bwo tuza kunguka iyindi myumvire myiza cyane. Ntabwo dukeneye gutanga ibitambo by'abantu, ntabwo dukeneye ibitambo bya za ruhaya, ntabwo dukeneye ibitambo bya za rugeyo, ahubwo dufite uwo yatwitangiye wese. Uwo ninde? Ni Yezu Kristo ugira ubugingo. Uwo ni we Yohani Batista yabonye aravuga ngo dore ntama w'Imana, dore ukiza ibyaha by'abantu. Na bya bindi twakoze, aho kugira ngo tubitwerera abacu abaziranenge babigwemo batabizi, aho kugira ngo tugire abo dutangaho ibitambo bazira imyitwarire mibi yacu n'ubugome bwacu, Yezu we yaritanze kugira ngo twese dukire. Maze araza twigisha uko ntamaho. Hari ikintu rero kijya kinsetsa. Kuki Yohani Batista yavuze ngo dore ntama w'Imana ukiza ibyaha by'abantu? Jye nari nzi ko avuga ati dore intare iraje imwe izaturengera, dore intare y'ishyamba ifite imbaraga izadukiza ibyaha n'imiruho yacu. Nari nzi ko avuga ngo dore umwami w'igihangange uzaza kudukiza ibyaha byacu. Nari nzi ko avuga ngo dore ukomeye mu bakomeye uje kwikorera imitwaro yacu. Ahubwo yaravuze ngo dore ntama w'Imana uje gukiza icyaha cy'isi yacu. Kuki yavuze ntama? Yavuze ntama ashaka kugaruka kuri ntama wavuzwe n'umuhanuzi Izayi, wa mugaragu w'Imana twumvise mu isomo rya mbere, umubabara kugira ngo abandi babeho. Ni nkaho yatubwiye ngo uyuje ntabwo ari uzabatangaho ibitambo, ntabwo ari uzabatwerera ibyo yakoze ngo mubyikorere, ahubwo mwebwe ibyo mwakoze byose azabyikorera. Wazatanga ubuzima kugira ngo mugire ubuzima. Nguwo ntama w'Imana. Ntama w'Imana yavugaga n'umwe nanone nyine uwo nguwo umugaragu w'Imana ubabara, umubabara ntababaze. Ngicyo icyo tubura ngo tugire imyumvire y'iyobokamana imeze neza. Uwayobotse ntama w'Imana, iyo ababajwe ntababaza, iyo akomeretse ntakomeretsa, iyo ahemukiwe ntahemukira, iyo agira urugomo ntabwo yiruka ngo nawe ashake kwinjira mu rundi rugomo. Ntama w'Imana, umugaragu w'Imana wababajwe ngo abandi bakire, we yarababajwe yikorera imibabaro yacu, yikorera ibyago byacu kugira ngo dukunde dukire. Nguwo ntama w'Imana dutungirwa agatoki uyu munsi. Nguwo ntama w'Imana Yohani Batista atwereka uyu munsi. Nyamara ikimbabaza cyane nuko Yohani Batista atwereka ngo dore ntama w'Imana, maze Sekibi nawe umutware w'ibibi byose agaturuka ku rundi ruhande akatwereka ngo dore ibindi bizagukiza, ngo dore abandi bazagukiza. Oya,
tuzakizwa n'uyu nguyu twerekwa na Yohani Batista. Ibyo twerekwa n'iyi si byo biradushuka. Bamwe batubwira ngo nubabara uzababaza abandi, bamwe batubwira ngo uzihorere kugeza ku rya nyuma, bamwe badushuka ngo uzarya ibyawe urye n'iby'abandi nta kibazo bigutwaye. Abo batwereka utari ntama. Abatwereka ntama w'Imana ni abatwereka uhongerera ibyaha byacu, ni abatwereka uwababaye ntababaze, ni abatwereka umunyamahoro, ni abatwereka urumuri rw'isi. Uwo rumuri kandi n'uvugwa mu ivanjiri. Maze musozereze ahangaha ngo niwe gitambo nyagitambo. Uwo nguwo tubwirwa ko ari we rumuri rw'isi twerekwa na Yohani Batista. Uwo ni nka wa mubyeyi ugiye kwibaruka udatinya kubabara ngo atange ubuzima, ariko natwe atwigishirizamo ngo ntimugatinye kubabara kugira ngo abandi bagire ubuzima. Ni wa wundi ufite ubwitange bukura abandi mu rupfu no mu bucakara bw'icyaha, ariko anatwigishirizamo ngo abageze ku rwego rwiza rw'iyobokamana bakura abandi mu bucakara, bakabakura mu bucakara bw'icyaha aho kubashyira mu bucakara ubu ngubu bwateye muri twebwe. Uyu nguyu waje aharanira icyiza kizira urugomo no kwigomeka, maze ishusho ry'Imana rukundo n'icyubahiro cye bikagaragarira muri we ubuzima bwe bwose, habe muri dutoya yakoze, habe muri dukeya yavuze, habe muri hakeya yageze, ikuzo ry'Imana rigaragarira muri we. Abo nibo Imana itwifuzamo, maze ngo naho tuzaba ngo ba Yohani Batista bajye bavuga ngo dore uwayobotse ntama w'Imana umukiza ibyaha by'abantu. Nyagasani Yezu nabane namwe.